kabaye ndabona werekeje none urambutse ni kavukire ingendo ni ibintu byawe cyane agiye mbona se ko udashaka kutubwira ndigendeye nyine yes Kigali zaba muyishoboye Kigali iba muyishoboye iyo byanze uragenda ndabona ari Kigali Bujumbura none urambutse cyane kabisa narinzi ko ari ayawe warambwiye uti mu kugenda nzaciyo hasi mu kugaruka iyo hejuru oya itike irahenze amadolari 500 ni menshi ku ndege ubwo ukoze arere turu ni 500 ubwo nugaruka mu ndege gusa bizaba ari ni nka 2.5 ndumva nari uzantera inkunga utatanze ngo bayakegete iyo utanga bakayakegeta ahubwo uyu muzu karabaye ariko nyine ntabwo ari uko ntafite ubushobozi bwo gutega indege arere tour ahubwo umwaka washize imipaka yarafunguwe nashaka kureba like urujya n'uruza rumeze gute i Burundi ese ku Kanyaru bimeze gute abarundi donc muvoma hanini ni ukureba muvoma uyu mudamu yitwa Josie uyu mudamu niwe Volcano ubundi ni nko kubona Theo barasa kuri flash umva no kuvuga ngo oya uyu ni Olivier urebye yitwa Josie nawe ni impano Volcano itangira mu Rwanda nta muntu wizi Butare utazi Jose nta muntu wagenze Butare utazi Jose nta muntu ugiye Burundi utazi Jose kuvuga ngo abantu bize muri kaminuza bose bazi Jose by'umwihariko abanyamakuru badukurikiye ba Mike ba Mudenge umva niwe babukingagaho ngo ndaje urabona nk'iki cyapa icyapa cy'Ubujumbura ubaragiye oya iyi ni Nyamagabe nta Nyamagabe nyene Nyamagabe naba narahavuye nkasubira none se Japo aracunza mpicyo mu bunyambiriri wa tipera ama icyapa cyo mu bunyambiriri oya cyangwa ugiye Nyamagabe mwibanga rikomeye oya buja aha so utaragenda oya araza ndamuhera amakuru hano wicaye aha uyu mwanya ni wowe imbere ni ahantu hawe nabonye Saba ariko ahetse umwana uriya mwana ni uwe ari kumurisha isi buri muntu mu rwego rwe utajyanye mira Sabe ari mu Bubiligi nanjye reka negere Burundi wakame mu mira n'umwana w'amezi uyu se ko ari muri kamera zacu ntabwo bishoboka warumbwiye uti ngiye uyu mugabo ko ari muri kamera bareke hano ni urujya n'uruza icyo nkubaza warumbwiye uti ngiye kureba urujya n'uruza ku mipaka wanatubwiye ko uzakurikirana iby'urubanza rwa General Bunyoni n'ibindi bigiye bitandukanye kuki wahisemo tere y'u Burundi icya mbere General de Brigade Guillaume Bunyoni ejo urukiko rwategetse ko afungwa ajyanwa muri gereza yaraye muri gereza y'Ingozi rero ni ukuvuga ngo nari nzi ko ejo yaburanye detention yari akiri muri polisi bahita banakata se oya urukiko rwese rutegeka ko ajyamo nta kuvuga ngo tuzasoma ubu yavuye muri sitasiyo ahita ajya gereza yego mw'igororero oya ni gereza ibohero i Burundi ni ibohero ubu Bunyoni yaraye mu ibohero ry'Ingozi ubu ugiye kugenda umenya amakuru kuri urwo rubanza abarundi n'abanyarwanda ni abantu basangiye ururimi niko navuga oya basangiye n'umuco ariko bashyiriye iby'i Rwanda bazampa iby'i Burundi n'intara wadusangiza bikeya ku bikuraje ishinga i Burundi i Burundi icya mbere ni uko abahanzi ni isoko ry'abahanzi b'u Rwanda ariko basiga bahakoze amabara ntawe uzi finaruma ese tuse byagenze gute nyuma ye na Bruce Melody ndimba atariyo wasanga nabonye hari n'umudamu wavuze ko ngo yabyaranye na Platini abo bose tuzabareba mbese tugiye kwagura imikorere muri Kenya hari umupasiteri washutse abayoboke be biyicisha inzara barapfa rwa rubanza tuzarukurikirana mfite amatsiko yo kuzajya mu rubanza rumwe rwa Kiza Besigye mbese ni East African Journalism mu yandi magambo reka ikindi cyicaro nicara mu modoka zitasi nta kibazo wakwinjira uyu ni yasangaye
umuzigo wawe nawo nawubitse umuzigo wawe nawubitse amata nayabitse wabonye baragera i Bujumbura neza Dani BJ okay nanjye ndamuherekeje kabisa dore Charles Radio Flash nayo nayikoze mbere nteze imodoka bakanyaka passport ugomba kuba uyifite do ariko si iyi ni passport yawe umukozi wa volcano ubuya byose Jean Paul aragira ati ni ubwa mbere nteze imodoka bakanyaka passport n'urugendo agiyemo i Bujumbura twagize amahirwe yo kumenya iby'urugendo rwe turahazindukira natwe ngo tumenye uko byifashe inkuru agiye gukurikirana yaba iby'urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'izindi nkuru zitandukanye yagiye atubwira reka nze mubaze utundi tubazo dukeya ubundi mureke agende kandi agereyo amahoro niko wicaye imbere ngo ugende uyatara reka nkora agapfukamunwa wicaye imbere ugende uyatara mu kizuru kwa shoferi vitasi ya kabiri ni ariko mu kizuru urakura ariko se ubu ni ubukene ubu habuze abantu bishyira hamwe utegera indege oya mfite 2.5 nabuza 2.5 da kandi umbwiye ngo ugiye no kureba umupaka rero umupaka wari kuwubona oya nyine kamemu umupaka wo ku Kanyaru ubundi bishoboka nazaca nk'ingozi ngaruka ariko biragoye n'ubwa mbere ngeze muri gare ni ukuri kw'Imana uragiye bye bye rero nabona passport nabona bayigusubije ateyemo hoya baterera ku mupaka none se Olivier agira umupaka ko ari visa sawa sawa rero umva none se gufata amashusho muri gare ngo bigenda gute ntabwo byemewe uriya arakubeshya ni amabwiriza yashyizeho okay ATPR yaba ari amabwiriza mashya none se Jean Paul reka twifurize urugendo ruhire ndabona imodoka yagiye igiye ibindi byo turavuga sawa sawa rero urugendo ruhire ntabwo nari nzi kugira ubwoba umuntu ku giti cye araguhabije oya reka twifurize urugendo ruhire ibyo umuntu ku giti cye byihorera none se ikibazo cyatuse na Bruce Melody cyarakemutse nacyo gikurikirana byaba Dubai se byageze kameme bavuga ko abavoka babo batasomye dosiye bagiye kuri RIB bakabima umwanya niyo mpamvu bataburanye ariko urubanza rwa Dubai rwakomejwe nuko umukuru w'igihugu yaruvuzeho ubwo yahuraga n'abayobozi b'inzego z'ibanze twarugera rwa President oya ntabwo harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina nta nubwo harimo gucuruza abantu bye bye rero amakuru yanyu umupaka ariko warafunguwe ngo ibintu ni amahoro
uri umurundi kazi kuvuga ikirundi nawe uri umunyarwanda reka mubaze akantu kamwe kuba umupaka warafunguwe byavuze iki ku baturage none se kuri muri Asia mutego turi abanyamakuru ndi umunyamakuru ngaho rero tuje kureba nyuma y'umupaka byabafashije iki nk'abaturage baturiye uyu mupaka twebwe ikintu byadufashije twabashije kubona rasiyo nk'iyo tutabonaga mbere ariko ntushyiremo uri umuturage wa hano ariko ntushyiremo pe hanyuma umupaka ugifunze wahuraga n'izihe nzitizi umupaka ugifunze twari turi abakarani ubu ngubu ukora iki ku mupaka se ndabona ufite itaburiya umukarani karani ngufu utwaza abantu imizigo nikorera imizigo nkatwaza abagenzi bitatu aka niko kanyaru akanyaru naka okay uri umumama ukora ubukarani ariko mufite ishyirahamwe ni koperative duharanira ukomoka hano hafi noneho ubwo igihe imipaka yari ifunze ubuzima bwari bwahagaze okay sawa ntabwo nari nzi ko nari kubona abakarani ngufu abasa namwe mukora ku mupaka se uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi none sosiyete ya Volcano Express kugera uyu munsi niyo iri mu mamodoka yambuka i Burundi hano ni ku Kanyaru aha turi ni Ngozi abantu bari bazi ko Ngozi ari uguca inemba ariko Ngozi ni intara mw'abantu nkuko mwumva intara ya Muyinga nkuko wumva intara ya Kaya ngewe ukuri nuko nari nzi ko Kayanza ari intara aha ni mu majyaruguru ngo u Rwanda akarere ka Nyaruguru ni mu majyepfo y'u Rwanda kagahana imbibi n'amajyaruguru y'u Burundi okay reka dushimire cyane Nizeyimana Olivier wemeye gushora imari ye akaza mu gihugu cy'u Burundi ntabwo byoroshye nabonye imodoka ze kimwe cya kabiri kizana abanyabutare iyi modoka irimo abagenzi batagera mu 10 ni igihombo gikomeye urugendo rwa Kigali Bujumbura ni amafaranga y'u Rwanda 17,000 mu marundi ni 50,000 icyo namenye idolari ryarakorotse ryaraguye bituma amarundi nayo agira agaciro mu minsi yashize amadolari 100 yari 480 ariko uyu munsi amadolari 100 ni 300 niyo mpamvu amahera yarazamutse mu Rwanda idolari ni ikibazo i Burundi riroroshye nimbona amafaranga nzazana amadolari nungukira i Kigali yes ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza this is toujours Jaras Official TV urugendo rwo ku butaka rwatangiriye i Kigali mu Rwanda aha ni ku Kanyaru aha hantu hitwa ngo aha intara ya Ngozi harya hitwa ngo icyaraye mu gasantere kare hano ruguru oya ugeze hitwa Kayanza yes aha ni mu ntara ya Ngozi mu Kayanza twageze mu gihugu cy'u Burundi oya ni icupa kuki uje ku icupa amahera ntukayashyira imbere bose sawa rero umusa ubeza neza hano ni mu ntara ya Ngozi Ngozi ni mu majyaruguru y'u Burundi haruguru hano ni mu Kayanza biragoye kugera i Burundi ntubone icupa rya Primus biragoye byeri ya mbere iryoha muri Afurika nubwo ntazinywa ni Primus y'u Burundi mu myaka yashize hajyaga haba irushanwa ryitwa Primusic yes
hano tugeze ni mu Kayanza. Ba bana bo ku mupaka bambeshye barambwira ngo hariya ngo ni Ngozi, ngo ni intara ya Ngozi. Iyi ni intara ya Kayanza, mureke kunyobya. Rimwe na rimwe hari ubwo mu Kayanza, Kayanza mu mvura nyinshi Abarundi Imana yabahezagiye, yabahaye imvura. Iyi ni banki yitwa Inkizo Insurance. Okay. Kayanza tuhageze, imvura irimo kugwaho igikatu. Mukamenge. Abantu b'Abarundi bambwira ngo bamburiye he? Aba bambeshye. Dore volcano ifite plaque z'i Burundi. Mukamenge. Iyi ni aparitoma. Iyi si aparitoma se? Baranditse. Ubundi muri Nairobi ni uko haba hameze, ariko hano se shoferi, hano ni nka hewe ugereranyije na Kigali. Aha ni Nyabugogo ya Kigali. Aha ni Nyabugogo ya Kigali. Aha ni Nyabugogo ya Kigali. BCB. Urusengero. Blaise Baptiste Libre. Mutimbo. Wabonye Mutimbo. Okay. Naho hakurya. Oui. Mugisha Paka. Hey. Okay. Naomba siga. Eba. Polisi Nationale. Iki ni igisirikare. Voglio rifatire passione. Fatire passione? Lo faccio avanti. Fatire passione. Okay. Nta foto nta cyabaye. Onyobya. Kuva i Kigali mu Rwanda kugera i Bujumbura mu Burundi mbonye imodoka imwe ifite plaque z'u Rwanda. Imwe ntonyobye. Ziri hehe? Aha ni kwa Kabuga se? Aha ni kwa Kabuga h'i Burundi. Ubu turi muri Nyabugogo y'i Burundi. Kandi ahantu hose hitwa Nyabugogo ndahatinya. Cyangwa Nyamirambo. Ubu hano hari abamarine? Yahatari. Gukangura ukumye. Hano barakangura. Nganze nkuremo agapfukamunwa batagira ngo ndumuhe. Amarine benshi n'ubundi ngaha. Hano haba abajura benshi. Sangiye kwiza. Wiza niho habita. Iri darapo ry'Abagande. Okay, ni ya nama.